Madamu Sazi baruko ryari kweje undi nabonye bamukoreye na baby shower ari ku bitaro genda nababwiye niba umugabo akurongoreye umugore apana kubyimba amajigo nawe tekinika uronguru ase ibibagereranije ni indirenzo ndi Shadi Bonasias base kwari ryokera bagubwiye ngo hita mwumwe abari uwo mbere dekate ndakwiyamye stop kuri video zakamwana. Ushaka kwambara neza ukaberwa, ushaka kugaragara neza muri rubanda, ukaba warabuze uko wabigenza. Igisubizo ni kimwe, hamagara 078 77 53 770 uvugane na Puzzle Designer. Ntugire ikibazo cyaho uherereye, bikugeraho mu mahoro kandi ku gihe. Yambaye ikaze kuri Power TV show nanone Puzzle Designer and presenter. Ndi kumwe na Yaka Mwana. Yaka. Yae. Po. Wabi. Ngai yo muranga ndini. Asuza abantu muri ngaraga twumva. Tara na pesi binumbote na ibisubiro ke mwasi nanga sikoyo. Alingia bota mwana nangai. Muguranye je kumbyarira umwana. So abana bagomba guhemba namwe muri tayara pana kuzaza muje kuvumba. Muzazana igitoki wazane ikiro 30 y'ibirayi abazaturuka Musanze namwe ntimuzibagirwe rwagwa rwavumba rwanzanira karindwi ariko nimuzazane n'ibirayi buri muntu mbese buri kareza yaturukamo agomba kujyazana ibintu bihaba bana nta bintu byo kuvuga turabona kera umuntu ajyaga gusura umuntu uzanye ibishyimbo uzanye ibirayi uzanye igitoki naho buno basigaye bazana n'urutwe gusa baje kunywa gusa ahubwo baje gusoroma umuntu bana njye uzagera iwanjye nta kintu azanye nzatanga itegeko naho uzarenga kuri geti cyakora uzaza afite akantu yikoreye cyaba igitoki cya iki bana ni karibu kabisa hano kuzaza muje kunywa gusa mbese n'abavandimwe bose ntabwo bemerewe kuza badafite ipfuki guhemba bisobanuye iki ni impfuki guhemba bisobanuye niba uzaza uje kunywa gusa uje gusoroma imitsi y'abandi. Madamu Sazi baruko ryari kweje undi nabonye bamukoreye na baby shower ari ku bitaro narumviye kumushopingira amakanzu amakanzu y'abisilamukazi n'umuyisilamu se oya ntabwo ari umuyisilamu ariko kwaye umugore nese nk'ibyo basilamukazi uranshaka kugira ngo azambare nk'umuyisilamu kuko urabona turanye n'abisilamu benshi umugore y'amakanzu y'abayisilamu banazaba yitandiye nk'amabuja Tony Asi kwako ni mabuja ujye ubona yitandiye niko kiza azaba ameze kiva mu bitaro. Umbebe se wowe wamuguriye ibiduki umbebe ibana kira kitu imyenda y'abana ibana po kira kitu ibintu ubundi natangiriye kuri uguriye se ibyumwe waguze ibyumwe kore ubushize warabatubwiye ngo ni impanga oya tubwiye ngo udukobwa tubiri bamaze gupima basanga ari mbese kirage byari byifuzo byawe byari byifuzo ngo nzabyara impanga kuko urabona ngewe nifuza abana babiri umukobwa n'umuhungu so impamvu cyari cyifuzo rero urabona mbyaye impanga ebyiri akaza ari umukobwa n'umuhungu kongera kubyara bayi bya birangiye ni guhita mfungira none ko za gahunda zikunda ko ushobora kuzabyara n'abana oya zira gahunda ndazikunda ariko udupira turahari n'agakingirizo karahari se mu biheruka ryari muri iyi minsi mfite undi mwana uri kumfasha urabona iyo madamu atwite urabona madamu muri iki yari atwite urabona haburaga ibyumweru 2 numvaga nta apeti mufitiye ko twageraga no mu buriri ukumva nta courage nta bushake so nari mfite umwana uri kundepana ku ruhande na madamu kandi ababizi ya madamu se urumva ibyo bintu wabimwereka ni ku ruhande kwaje kwa pura ubwo se byumvise yarabizi ariko arabizi nabirenze kurabona ngewe keza kuva ngo muci inyuma yarabyakiye kimwe nuko nanjye nsanze yanciye inyuma ntabwo meze nk'abagabo ku buryo najya kwiyahura nangwa se
nkahiga umuntu ngo nukubera ndongoreye umugore ubundi biryoha bisangiwe njye narababwiye niba umugabo akurongoreye umugore apana kubyimba amajigo nawe tekinika urongora niba kuri yaranje nawe urasuba ariko apana kubyimba mwe ubundi biryoha bisangiwe ntabwo ujya wumva ngo Kigali bishe nawe yishe tugomba gusangira nyine nawe urasheri Kigali bishe nyine ariko yaka kuva wahura na Shadibu nari bwo mbere ngiye no kwikubazaho na nibwo bwa mbere na dukoranye ikiganiro nyuma y'uko muhuye Shadibu wamubonye gute wajya kumuhirirwa umuvuga Shadibu ni icyuki kabisa kintu nakundesha Shadibu gusa ego nta kibuno kinini afite nk'icyamabuje ariko Shadibu we banafite umubiri woroshye kubwe ngo ni umuneke urabona hari umukobwa uba ufite ikibuno kinini pe kandi giteye neza ariko ugasanga kirakomeye n'irajerekana nubwo yirobuze ariko urabona Shadibu ntabwo afite ikibuno kinini ariko afite ikibuno cyoroshye unarebye n'umubiri wa Shadibu abantu afite umubiri woroheye naho mabuja nawe ni correct ase ibibagereranije ni indirenzo ndi Shadibu na Sias bose kwari ibyokera bakubwiye ngo hitamwe umwe abari uwo wa mbere nabuja kwari icyuki mw'abantu ego na Shadibu ni mwiza ariko ngewe ku ruhande rwanjye buri wese afite uko abyumva Slay Queen wa mbere mu Rwanda ariko ngewe ku giti cyanjye nakacira Sia pe izina ry'Imana nafuta Sia ariko na Shadibu nawe ni mwiza ariko Asiya ko ndi kumva zabura amahitamo ahubwo babashyize imbere bombi ibyo nafuta Sia bose ni beza ariko njye nafuta Sia ku ruhande rwanjye hari n'uwafuta wa Shadibu hari n'undi ushobora kugeranya na Shadibu nagafuta Shadibu ariko Shadibu na Sia ngiye ku ruhande rwanjye nafuta Sia Mushamansi se muraherukana ni wari waguhuje na Ntuzana Mushamansi yasubiye iwabo Texas yasubiye muri Amerika yagiye ejo bundi nyuma y'aho bigeze kumufungira mwongeye kubonana se twarongeye turabona yarabikukoreye se twarabonanye arandemera urabizi yandemeye ubwa mbere sandurare barayanyiba hariya ngo bari kwivyo byagenze bite nari narayikundaya sinziye indaya iransaka nyine nawe indaya z'ikigali urazizi indaya irancakaza ibiri sandurare ahubwo icyamubaje nasanze ari gukaranya inyama ari no kwigamba inde uwo mukobwa uyu ndaya nyine yayandiye nasanze ari gukaranya inyama yakubisemo ibirungo shazitukuye ndazireba ndavuga uri kurya yanjye kakubitwa n'inkuba nuko se umubajije gusubiza guye nta kintu amu bavuga iki se ko yanagutera icyuma ariko indaya urazizi arinza kwica se hejuru ya sandurare njye naricecekeye ndigendera basi nta nubwo nariye iki yabiguha hose njye nari nagiye ngaruka nyuma nsanga ari gukaranya inyama ari kunywa na Primus ari kwigamba muri karitiye ngo nayamuriye shango nyenda kinase yaguzemo n'amate uravuga uti mvuze hano banankubita nasanze aryama ku mukeka sha akamatera kagapasi kameze nk'ikarito ariko ajya yiryama none ubu muri sandorari yaguzemo matera ya senka usanga ari kurya kanyama n'agacupa yakaranze inyama ari kunywa Primus yaguze karitiye yose ari gukaranga n'inyama ndamureba ndavuga yarya yakariko muri minsi ntabwo usigaye ukunda agacupa burundi urakagabanije ariko ngewe ariko nigeze kubona kunywa fanta noneho yari ngiye nywa sitru iyo ndi kugabanya hanguvu burangiye uzajya ubona ndi kunywa fanta mu gitondo mba naraye hanguvu uvuga hanguvu ya mu gitondo nywa agasitru kugira ngo kagabanye hanguva ariko byagera mu masaha 4 ngongera nkazamukana byinshi ariko nano guheruka kurwana ndikubona unusa neza nta inkovu nshyashya ubundi se njyana rwana uretse kwikubita ku bikuta takugonga izi nkovu wagira ngo aho hari ukuntu nyine najya ngo ibikuta rimwe na rimwe bakantera oye ko ndi hano kujishora gashyashya kari kano gakuvuga shyashya nejo bune nagonze igikuta ndetse ko isura yawe uri kuyangiriza bizarangira yose ibaye inkovu yarangiritse aho urabona itarabaye madowadosi nitashitashi ariko ari igima ari misuka sanga usa neza ubundi amari mise mu nzoga ugasanga nabaye ibyondo ariko buno ndi kugenda ngabanya gake urabona mbere nanywaga inzoga nk'izidahari
se hari ukuntu nk'inzoga uri kuvuga ati zirashize umeze nk'uri gusahurana ariko ubu ngubu ngiye kuva nava iwacu Igicumbi kuva nagera i Kigali nahamuka ry'inzoga nkigera hano i Kigali ko hano i Kigali nkurikiye n'inzoga nywa hano i Kigali nkurikiranye inzoga zananyica ko hari abantu byonyine bampamagara bifuza gusangira nanjye gusa byonyine urabona za anniversaire uretse ko ngiye ubu ngubu sinkijya no mu birori urabona ushobora kuguhamagara mu kirori ngo na anniversaire ukagenda ngukurikiye amayoga mu kanya fandi kabera kabayohereje babahungu bakaba barakuyobora ibi bintu bya anniversaire inshuti bavandimwe sha mubyirinde hari ukuntu uzabijyamo niba kuyora abantu ugende bagukubite muri stade ubureremo ubure nayo kwishyura niba nayo banagufunga ukwezi 30 jours z'ububwa gusa ngo urebye ibyamamara ukuntu none bari kubifunga muri no misi kubera kwica amabwiriza hari n'umuntu aravuga ngo burani yakutahiwe sinzi impamvu ngo batari banamufata ahubwo ngewe sinzi impamvu none bari kubivuga hano ariko kuki abasitari bakunda kubafata bakabanyuza imbere ya televiziyo bakabanyuza kuri televiziyo barimo amapinga kuki akawe bataramutuzanira koko ariko ngewe ahubwo nubwo bavuga ngo ndi umusazi ngewe mbarusha ubwenge wambwa ni kuva covid yatangira ko nta na rimwe bari banyuze imbere ya televiziyo so nuko mfite ntabwo bari bagufata se kandi ndamwe ntabwo urarenga ku mabwiriza se oya kumwari yuko amwereye mu rugo biba byemewe ariko ntabwo ndanyura imbere ya televiziyo wenda kurara muri stade ubwo nararamo wenda nisha amasaha cyangwa se nambaye agapfukamunwa nabi ariko kuvuga ngo ngiye uramfata ngo nagiye muri za anniversaire ngo nagiye mu bukwe ngiye kuvumba usange uranyoye ngiye kunyuza imbere ya televiziyo Rwanda ngo dore cya cyamamare akamwana nacyo bakizanye sha ntabwo muzambura abantu bari gutega imbisi ngo ni wowe utahiwe wababwira iki ngewe icyo nababwira ngo ngewe icyo nzi sha kumbona bizabagora kora muri stade nshobora kurara mu nda nibagiye nko kwambara agapfukamunwa ayo gucisha imbere ya televiziyo gucisha kuri televiziyo Rwanda nese ko baba bagufite nuko baba batakujyanye abari danje hari abagufite ariko biterwa n'impamvu bakujyana aho bashaka kujyana aho bashaka bitewe n'impamvu bakoze agapfukamunwa nawe katuma bajya kunyuza imbere ya televiziyo ariko ibintu byo gusura abantu mu ngo ngo mugiye mu birori ngo mugiye muri za anniversaire ngo mugiye ahantu habaye ubukwe mugiye kuzura mu rugo rw'umuntu ibyo byo lazima abantu kabera abanyata weho nasiye mumeranye gute yaka muri no misi mbo afandasiya nako mabuze ariko ni nafandi uyobora barafandi ubundi afandasiya ejo bundi twari twagiranye akabazo ariko ndi kubona ndi buze gusubirayo kuko ndi kubona uri kubona bimeze bite ndi kubona ndi buze gusubirayo kuko mabuja ndi kumva mukumbuye ko mabuja ndamukunda nyine hari ukuntu ndakaza nyine nanjye nkisaza ariko mabuja y'agacupa kanshizemo numva mukumbuye simwe mwapfuye bo nyine ni kwa kundi nyine urabona hari ukuntu ugirana akabazo na nyokobuja ariko nyine nyokobuja bari nyokobuja turaza kubyigaho turebe ukuntu twasubirana kanyine nakaye kabazo mwari mwagiriye mabuja araza kumba barandabizi ngiye nari nasinze ubivuze yuko ari wowe nyine amakosa ahubwo ngiye nari nasinze ariko nta makosa nakoze nuko nyine navuze ati ngiye ndasezeye ariko ndazi kumusaba imbabazi musubireyo unogoshwe neza kabisa akakwafe kabirinduka ariko abantu bakareba ngewe se ndenza turuwasa nta salo de coiffure najya mu ndenze 300 ahubwo ni mbere urana ndi kureba wogoshwe neza nkavuga wenda wagiye mu gasaro ka fresh k'igihumbi bakakoza no mu mutwe igihumbi twarimo peti mitsingi ebyiri nge ntabwo nakurengereza turuwasa nubwo habaho gusha gute turabona batanyugushe neza kandi ni turuwasa natanze ariko uruhara rukuza bro rukuza rega turi kugenda dusaza mwana umuseka ushizeho ka kadrede uno kajyaho iminsi kwiri kugenda idusiga wa mugabo iminsi kwiri kudusiga umaze kugira ibintu bingahe mbese ubu Transisi
ubu n'inda n'itandatu uyu nguyu nuranyira ndabangize transfer urumva ndi gukabakaba muri 40 kubaye umuzehe yaka turashaje nuko ari ubuzima bubi urabona iyo wariye nabi niyo mpamvu usanga tumeze gutya niyo mpamvu turakuze nta ndyo yuzuye twabonye niyo mpamvu ubona tumeze gutya uzikuru kuva mu mubare w'urubyiruko ese njyewe wari uzi ngo ndi urubyiruko reka buri kumva kwiyogoshesha turuhasi uri icyamamare wanakuze nk'icyamamare kumva weho utari kugira ibaza umuntu umufana wagusanze mu gasaro ka make wumva ngo turi ibyamamare mukagira ngo dufite amafaranga turi inzererezi neza ubu njye naye kwiyogoshesha 1000 nkarya iki njye muri salo y'1000 njyewe ubwo avuga bukanywa iki we no kurya barakurya nuko nose duhembwa ngaha ujya upfa kwibuka guhahaya ka muri geto wiki ako sha wagiye kamba ngo abantu ngo baragafashe nari n'abantu njye mbona ku muhanda ngo twebwe ngo turabastare ugatinya kugura ibirango nuko ikiraha kigura senka ngewe buriya nagendeye bana nkagura ibiraha n'ibyasenyise bakuta muri kano envelope gatoya karuzura fresh buri biraha byasenyise byuzuza kara envelope bashyiraho n'agaserviette hejuru nkagenda byaba ngombwa nkagura n'ikivuguto nk'icyaturuwasa ebana nyirirwa ameze fresh ariko umuntu ukora icyamamare ngo ntago yagura ngo ibiraha ngo ntago ngo yajya imbere ngo agure ibiraha ngo bamuseka kandi buriya ngewe nzaba boss yambaye costume bana na kibe ya danje agaparika akagura ibiraha bakamukutira muri envelope akajyanira abana mu rugo buruza abana babakiri ukuntu bakunda ibiraha kuziko mukindi hari n'umwambasaderi ejo bundi nabonye uri kurya ikigori maze na perezida ajya arya ikigori mu munsi mukuru ikigori ni ingirakamaro mwana ntabwo ubyumva niyo ndirimbo akarimbura akazi ntabwo ubona ko perezida ajya arya ikigori muri stade mu busabane n'abaturage baragasangira nabo nk'undi muntu wenda avuze uti muri nko kujyana agiye nko kogosha ahita avuga uti nani bakogoshe ahantu nyine hahenze ibyo wumva babaye akanyogoshesha njya numva yansubiza nkajya haturuwasa noneho yiwe na bwishyura nyine 1000 bari bukoze no mu mutwe njya numva yamise ibara koza mu mutwe kumva atari sawa yaka njya nanga no kwiyogesha mu mutwe bari abakobwa baba bari gutera n'umuntu karesuze yatangiye gukora mu gutwi zikumva ibyo wumva bibeze bite kumva kabandi itangiye guhaguruka bakunda bari gukoza mu mutwe ari ujya gukora no mu gutwi bari kugwanagura bari abakobwa ariko buri abo ntago bakora akazi ko ntago rahakiranga n'imizi nkabari ngo bakora massage ngwira ukuntu umukobwa yajya kunkura massage mu cyumba tugasohoka nta kintu ambwiye biza gushaka ngo kubwira iki mbese urabona ko bari aba boss baba bagiye gukorera za massage kandi urabona akenshi abakobwa nibo baba masa ugiye kunkura ko kiriya cyumba koko bavamo nta kandi kasiyo kabereyemo koko kameze gute se gura uburyo umukobwa yakumasa mugasohoka mu cyumba keretse uri ikiremba udashyuka bishoboka gute kandi ufite n'amafaranga gusa wenda niba ari bukumase wenda uri bumuhe 5,000 ukamubwira ati reka nkongereho 5 ariko nkubite no kuri wacimba hasi weho wari wajyayo wari wajya muri massage oya jya ushaka kujyayo se nari jya udashaka no kujyayo amasaje ibyo ni iby'abakire bagafashe baba bashaka kwinanuza imbavu bafite ibinure byinshi nanjye ubuse najya kwinanuza ibiki hari abagiye banananutse nabajya ariko nyine baba bagiye gusa nujye state ntabwo uzabyibuha kurya amafaranga abantu nujye USA ntabwo uzabyibuha USA urumva ngomba kubyibuha kuryaga kuko ka buri munsi ndi kurya neza rega n'ubundi impamvu ubona tumeze gutya ni indyo mbi iyo umuntu rero ari kurya nabi nibwo usanga ari kuva ifu ari guhunguka ifu kubera iki imirire mibi basanga wisiga n'amavuta ntagufate kubera iki kubera kurya nabi ubu nta buzima dufite
burangiye ushobora no kumpima ugasanga hashize nk'imyaka 5 narapfuye bitewe n'iki ntabuze. Warapfuye kandi uriho mara ariko guhumeka usanga urahari ariko utari nk'abandi bajya akabwira ngo turi kubona barariye nk'imyaka 2 barariye nk'imyaka 2 kandi ufite imyaka 2. Ako se konzi ko nawe iriya ntuza iriya test bayigukoreyeho bakubwiye ko wari igihe kingana gute? Basanze ndi oji nyine bya bindi byacu by'abanyafurika nyine ni bwa buzima nyine bw'abanyafurika nyine basanze ariko ari nk'abandi bose. Ubwo se nk'amafaranga umwere ariyo ugiye uryamo wabungana gute? Ubone ngiye hari ikinyamakuru mperutse gusoma yakugizeho ibinyamakuru kitwa ngo iki? Mperutse gusoma ni n'igitabo ngo iyo urye ibiryo byinshi ntabwo uba ufite ubwenge bwuzuye mu mutwe. Iyo urya ibiryo byinshi uba uri ikigoryi. Abantu barya ibiryo byinshi urya ibiryo byinshi ugasanga nk'umuntu w'umugabo arya ibiro 2 by'ubugari. Urumva wari afite ubwenge mu mutwe koko. Ni ukuvuga iki aba ari ibiryo gusa. Uzi ko hari umuntu ushobora guha ibiryo hariya akarya akarinda apfa ntamenye ko yahaze akarya kugeza igihe aviriyemo umwuka. Mbese barya ibiro bingana gute? Ibaze noneho bagiye gutangaza kuri radiyo ngo yakayariye ibiryo ngo biramwica, ngo yariye ibiryo byinshi yicwa n'ibiryo. Ibaze kwicwa n'indi. None ugera muri ziriya nyama uri hanze noneho twadukoko twa buri munsi kurya agakoko urumva kurya neza. Agakoko ntabwo akamara kurya neza nta nubwo ari ngombwa gusa. Hari nko kurya byinshi ntabwo ari ngombwa ngo urye byinshi. Mwese nujya ubona inyama ko barura ibiryo ugashyiraho inyama imwe ntabwo ari ngombwa ngo ushyireho 5 3. Ukuntu gakunda se cyakora zihari cyakora ngewe iwanjye tuvye mfite umugore n'abana nka 5 niba ari ibiro 3 by'inyama ebana teka inyama abana bazirye bazihage. Wenda ziri busaguke ni za zindi za papa ngiyewe nsongera ubugari bwa mu gitondo. Ubwo wajyaweho nk'ikiro abana bakanywa igikoma mu gitondo ariko za nyama zaraye bagashyushya bakaba ari za papa mu gitondo. naho mama se na mama kibazo nawe wajya umukira ku kanyama. Oya ni ukuvuga inyama ziba zaraye ubundi muntu inyama ziba zaraye muntu aba ari ubugari bwa papa na mama mu gitondo. Umukozi akaba yamaze gusonga ubugari isupu yamaze kuyicamusha neza yamaze kwishyushya neza bashyira mu bibakora akazana arakomeza. Iyo ni breakfast yande ya papa na mama. Abana bakabatekera igikoma cyane. Abana mu gitondo bagomba kunywa igikoma ngo bagomba kandi imishyushye bari y'abana yaka oya da ibyo reka abana banywa igikoma mu gitondo. Ubwo se ari imishyushye y'ibindi bintu atari akanyama? Oya ni uva hari imishyushye y'ibindi bintu hari imiceri wenda ibirayi nibyo babibashyuriza ariko none kubera iki ku nyama niba haraye wenda harayemo nk'inyama enye n'isupu ni za madame n'umugabo. Breakfast mu gitondo bakavuga ubugari bushyushye mbere yuko tujya ku kazi. Sundi gahunda zo kugenda zimeze gute? Gahunda zo kugenda ngiye bana bona namaze no kubyikuramo ibyo muri Amerika nibashaka bazabireke. Noneho ngo usigaye ngo arabaye umunyamyaka kwenda Amerika. Sina tabezo ya kwenda Amerika bakitaka babiache ntabyo nkeneye. Bakitaka bakubebe bagitaka banibibe bakitaka banyarse problema kwenda Amerika. Konyambona n'abanyamerika uretse kuza bafite amadolari gusa bakaza tukayarya bagasubirayo cyabona nta nicyo baturusha. Sumeze neza cyakora yego nyine muri Amerika nyine ni bwa buzima ntabwo ari nyina kwari iyo ubonye igihugu urataravaya ino tukazibona. Ntabwo guteganya kugenda vuba se hose ni kwisi ntabwo guteganya kugenda vuba. Aya hari ntabyo nteganya kuko ngewe ntabwo ndi hasere nibo bapanga ibyabo niba bampamagara nzagenda niba batanampamagara bazabireke. Umuyobozi ashobora guhita byumva agahita gucishamo ikara bakavuga uti ntabwo azagira. Abana bayicishijemo kubera njye ntawe ngenda bakuziza iki se? nararwanye niba ari njye musinzi wenyine
bagende andi kumbeje uruvuga ngo ko bampamagara bambwira ngo muri Amerika niho haba inzoga nyinshi kuki ngewe ubundi barampimye ko numva ngo muri Amerika ngo niho haba inzoga nyinshi ngo n'ibiyobyabwenge byinshi icyo nicyo nazira ngewe niba noneho babona yuko ningerayo nzanywa byinshi kurusha bari kandi abariyo barayumva kandi abariyo nibo babinywa gukundusha ako wasanga kubera bajya mu byo bigaragaza cyane ukunda agacupa cyane bakayifata bikurusha abandi ubu abantu twabanaga basindaga banywaga mu gitondo kugeza nimugoroba ntago bagiye nge se banzijije iki bavuga wenda ni wa mwaka unagize ni yanyatsi nyine ni satani wabineye kwanza nge niba umuntu ambwiye ibyo muri Amerika njya numva sinzi ukuntu mba ntihongere no kubimbaza namaze kubyikuramo ntabwo ari umuntu wabinyuma Dekate uramuzi Dekate si pusi pusi ku mbuga urayizi ndakazi nyanumva kari kugaragaza ejo ndi nabonye ngo yakuboneye ngo gatsiri muraherukana dakada ngo yamubonye hese ngo wajya kumubaza ngo waravuze gatsiri ngo niki ngewe mbaze gatsiri ngo Dekate mubaza ngewe se oya wewe ubaza Dekate Dekate mubaza iki se ngewe hari icupa ryenze ndetse kurirwa postinga gusa Dekate yari yandemera kandi yirirwa gupostinga wana kiranzerereza azongera no kurirwa njya postinga ngewe Dekate ngo ngizinzerereze nzarareze umuntu utaragura n'icupa n'umunsi n'umwe yirirwa postinga video zayaka kanjyaho views yarangiza ahubwo ntanyoherereze n'ikiro kibira yarangiza kirirwa ari kunyamamaza aho ngaho zarereze gusa ngo ni Dekate ujye umwumva ari kukuvuga sinjya ndubona ku mbuga nkoranyambaga ruri kupostinga kuri Instagram video zanjye kuri Instagram ruri gupostinga video zanjye twarangiza rukajya aho ngaho rukasama habe n'igihumbi ako na mitsingi imwe $1 munanire yarangiza ngo ari mu Bwongereza bimumariye yabuze na $1 yaguha anakosa $10 yakunitumia ngo ni Dekate mu Bwongereza inzererezi nubwo ngereza nazongera ngiye kunganura amaso yirirwa postinga video zanjye Dekate ndakwiyamye stop kuri video za Kamwana azakura mu ijisho uzamubloka namubloka ngiye Dekate buramu Dekate kuki akantu kose gapfa gusohoka ariko niba afite satellite hano muri iki kirenge byaranyubiye ni upostinga video zanjye ubwo nakaraga posting uri burebe ariko ndamwiyamye bana stop kuri video stop kuri video za Kamwana OG Yakamwana last on ezala mbala suka yo bino boy bisa Dekate wana ngane ibisi yake ezala mbala ya suka ezala mbala ya suka komera na video nangaye nazamana na itazala ukeba ubwo no kumubwira ngo attention kuri video zanjye yitonda attention please nujya hanze uzamusanga uzamumerera nawe Dekate ayize ibyago twaho ko nta bantu bamuzi baramuzi twagipostinze se ntabwo akibonye twagipostinze twagikuyeho byabipfukamunwa kiba kiyambitse wamo hehe twaramupostinze muri kumwe se nyamaye je naramwiboneye gutya turakizi bana ntabwo mumuzi ntabwo twahuye ariko video ze turazifite gutya na face ye turamufite gutya twebwe turamufite uzamunyerekera aka uzazurebe Rwanda Paparazzi ibyo twamupostinze twamushyize hanze twebwe kuri YouTube hanze gutya zarari ase uracyaba muri Rwanda Paparazzi ndacyaba kwa Vidi Frank ukabona kwa Asia hose kwa Asia se muri gupanga imishinga mishyashya Asia twari twashwanye ariko turazi kongera twiyunge kuko mwabuje ndamukunda sana abantu mwiyunge kabisa nani ibyo biba ari fresh kandi amabuje aragukunda ahubwo n'abafana abana bafana nabo ni inzererezi abafana nabo ni inzererezi bimwe byari bitangiye commentaire ngo ubwo ni icupa rikurimo
ngo inzoga nizigushiramo ngo turabizi urasubira none koko sibyo se oya nawe ndasubirayo none wiza ugiye guhangana n'abafana noneho kugira ngo guhangana n'abafana ngira ngo mbemeze kutasubirayo ngo turabizi ngo iryo ni icupa ngo nizigushiramo urasubira ntabwo ndasubirayo kugira ngo mbemeze wise wihinduka kano kanya ngiye gukorera ko ndi umukoma neza bana décision pour décision umugabo nufata icyemezo nabo zonga na Gatarina lisuste ngana ibisi bino verite bafana na ngai nyoso nabo zonga na filme Gatarina wanate nabo zonga te na ibisi bino verite zura na ngai hakuzasubirayo ngai yoyo nabo bike nabo zonga te signature na ngai na signé déjà ako nizere kugiye guhita usubira kwa muganga tugisoza ikiganiro ugiye guhita usubira kureba madamu ubamerewe nabi no mukanya wakumva ngo arabyara so ngomba kumuba hafi rero urumva madamu wanjye abyaye nabi yabarwaza abandi barahari ariko nayo ngomba kuba priza buri mudamu wawe yari kureba hafi twari tugufatiranyije uje kugura utuntu nizere ko waguze n'udupapa ariko kira kitu tw'umwana wanjye umwana ariko haracyari kare marigereke ejo cyangwa ejo bundi banamushobora kumva ati madame twari byarangiye umwana rwose abashuti bawe se ntago sibagubikoreye akantu se kugira byibuze wishobore kwitegura barandemeye Gabiro n'undi musista muri France naje bundi barandemeye kwa Yago kimera na Yago mu banyamakuru bose bari Kigali Yago ni nyangamugayo Yago iyo umuhaye ubutumwa bw'umuntu niba ari sandolari ayaguhereza ari sandolari niba abafana bandemeye bakavuga ati Yago duhereye aka 200 rero na Yago arayazana akavuga ati yaka akira amafaranga yawe babirebe n'imbere ya kamera ko nyaguhaye ariko yakamenya ukunda Yago oya Yago impamvu mukunda Yago ni wa muntu ushobora no kugira ikibazo tutanakoranye nkamwambara ati ikibazo runaka nyoherereza 20,000 nangwa 15,000 agahita yanyoherereza ariko hari abantu mukorana kuri shora no kugira n'ikibazo nabe mbese mugakorana cyagiye agufite inyungu mbese muri gukorana akaba ari bwo mukora ariko kuburyo ushobora kugira ikibazo runaka abantu gakiniza nabaye abanyamakuru bujye unenga bo mwakoranye ariko yavuga ati ntabonenze ko banenze barizi gusa barahari kandi barizi abanyamakuru batari seriye wa muntu hari abantu benshi twahaye ama interview hano twahaye views nyinshi hano abanyamakuru benshi hano ariko akaba ari wa muntu mwahurira ahantu mutari mu kazi nabi yakugura n'icupa kavuga uti nimba tutakoze ubwo nta n'icupa nanakugurije n'aba bayobozi bacu bakinnyi b'amafilime bano bakina amafilime niba umuntu waramukiniye filime ubwo iyo murangije n'ibyo uburyo uramutse unagize ikibazo tanamubwira ati mumaye na 2 nangwa 3 yaka hari akantu none nshaka ko dusoreza hari akantu kari kamaze iminsi kavugwa muri no minsi ngo ijambo ngo nta gikwe uza kuryumva nta gikwe ni ngo ni ruki wabivugaga ngo none ngo yaragikoze yani icyo kibazo cyaro kirero nayo cyarancanze irirwa gatuma abantu biheba ngo nta myaka ijana ngo nta gikwe arangije waragikora gene namusabiye gukurikiranwa n'ubutabera ariko ntabwo ibintu byo gutwika ngo byashobize ngo nta gikwe yakoze ntabwo warebye ntabwo wabibonye ko cyari igikwe kiri serious no gutwika ko nabyumvise bijyanye n'ibyo gutwika ngo nta gikwe ujyana nawe reka atakora igikwe njyana igikwe naragisoje njye siko narajya gusa imbere y'ibendera imbere ya leta umanika akaboko ariko ubukwe bwarabaye ubwo se numara kumanika akaboko uzongera kumuca inyuma keza ntabwo nibwo nzamuca inyuma neza ariko hari hazaba mfite namara kwibaruka noneho ko kutazamukira uzi umugore mwavuye ku murenge ariko hari ijambo ugifite se uravuga ati urankweraho turagabana imitungo aya maze turagabana wazanye ikimuru yatangiye kuvuga ngo uramukoraho muragabana nta nzu yubatse inzu yarakuvunira yubakira nta kibanza yaguze ikibanza niwe wahanganye nacyo
yarangiza ngo nuko mumaze gusezerana wamukoraho gato ngo arajya gukorega ngo mugabane imitungo shange nayo twagabana ko nta n'iki kuba warazanye iwanjye baje imbokoboko uza wenyine uzanye ikibuno gusa nurangiza ngo ningukoraho ngo turagabana imitungo nase ko waje mu rugo rwanjye uzanye ikibuno gusa ari ikindi wazanye iwanjye nanjye ngo urankoraho ngo turagabane ngo gabana nawe ibyanjye ngewe jamais de tout yaka wakaze kutuganiriza bro. Okay, thank you very much. Yeah, mu rugo heruka Gicumbi iwacu Gicumbi ndaza kujya muri iyi minsi kuko ndakumbuye cyane nshaka kumenya na situation mve na gahunda yanjye yo kwerekeza Kansas City. Nizere ko ari vuba naho baragukumbuye cyamamare cyacu kabisa ni yambi n'amabizu menshi cyane bigenze bite?